dogiteri se wamfasha harafite umurwayi ararwaye arembye cyane kandi ndimo nakeka ko yaba yari bwabuze kapusine 8 dogiteri se umwana arembye cyane yafashwe cyane cyeka yaba yari bwabuze kandi ntasira bameze Nako nise uyu mwana wambwiye uyu mwana abona yari bwabuze bwa kapusine 8 none usubira mukora iki dogita ikintu twamukora rero ndabona twamwohereza ku bitaro bikuru kugira ngo ahabwe ubufasha bwihutirwa urabona ko bizabuze rwose okay gera vuba uhamagare ambulance ndakora njye guhamagara ambulance gerageza irashyize mu kufi igeze ku kigo nderabuzima cyacu haruguru uyu mwana rero urabona ko yarembye nawe yarembye kabisa ako se dogita uretse no kuremba uyu mwana urabona bitarangiye cyane urabona dogita bindi byarangiye oya aracyatera kuko gakeya nyamara njye ndabona byarangiye oya haracyarimo aracyahumeka ariko ntabwo ari cyane ni ukugerageza abo bakabanguka yapfuye byarangiye ahubwo andikira uyu nguyu taransiferi tuba ariwe twohereza nawe bataza kuducika nk'uyu nguyu uko bigenza cyangwa hamagara ababyeyi ba sultani baze bakaba ari umuranga ababyeyi ba sultani okay reka mpamagare mama wiwe mpamagare ababyeyi biwe Ani mama Sultani tunu mkuvugana. Sultani? Okay. Urashaka byihutirwa kuri poste de santé Nyabirungu. Umwana wawe nyine byarangiye kandi nutinda nyine azashyingurwa n'ibitaro. Umwana wanjye byashoboka bite se? Oya ntabwo ari Sultani. Ngo iki? Umwana wanjye ngarapfuye. Yebawe nanjye ndakwiyahura we. Nabakuru bagera bakirira bakirira. Karibu. Mese mwana muto. Murakomeye. Mumeze mute. Meze neza. Muragenzwa n'iki? Hari umukunzi nawe mfite. Bazurabye. Abakuru baranje mu bazuranje. Hari umukunzi nawe mfite twiganaga. Baramutwaye. Bamutwariye he? Ku kigo. Ku kigo umwana mwiza w'inzobe. None ukagira ngo bigende bite? None nagira ngo bari barabandangiyeho ngo mwamungaruriza. Nagira ngo
Mumungarurize. Ubwo ufite n'ubwiki. Vugana n'abakuru. Ubwo ufite n'ubwiki. Yuko atazagaruka. Azakugarukira. Uwo mugutwara muzi? Oya. Ntabwo uramumenya. None ukabigira ngo tumukugarurire. Umukobwa wawe bidatinze umukobwa azakugarukira. Ariko kugira ngo bigende neza gatoze turaba bakuru. Ukuntu n'abakuru bantumye, abakuru bavuze ko bavuze ko icyo cyana cy'igihugu uzakigira gute bavuze ko ngiye kuguha umuti mwaro ese kutandiye ubwo ufite n'ubwiki uragira ngo ndabona mudasanzwe tudasanzwe bande badasanzwe mwana mutumwana abakuru bambwiye ko ngiye kuguha umuti ukazamugira gute ukazamumeramo muki n'irindazi ubwo rero umufuragiro uzawuzana byarasojwe umwana uri kumubona Morning class. Morning teacher. How are you? I'm fine. Yeah. Now we are going to continue with our subject. Now we are going to show chapter 1. Yes. As a student, we are going to support with together. Now, we are going to start on this chapter 1, unit number 1. The teacher, chapter na unit byose babyandikira rimwe. Yeah, sorry. Chapter 1, we are going to see to start on chapter gender equality. Gender equality teacher. Sorry. Yeah. Ese bisobanurira sha. Ako gender barakina umuko mumwe. Ego ngiye na kimwe numvishe. Buriya se. Niba baba gender ntabwo muzi cyane ntabwo mutuma bose. Gender buriya ni cyongereza ariko buriya ni kinyarwanda. Natekeye umutwe mama ngo ninsubira kwiga kugira ngo mbone amafaranga ubwo si ibintu naramubwiye ngo rero ejo bundi nakoze ikosa ku ishuri fizike yita ikubita shimi none bakaba baradutumye amafaranga ubu namwatse bitanu numvise kandi n'amandazi nyine nawe ariko ntanasakurize ahubwo reka dusohoke kari agatica reka tukayobera twegendere nino bishenze byose ariko si umwana yanjye ko uyu munsi namenye uri bumere utera ubu tuturindazi twanjye turashanga ndeko narangura kandi gapaki.
kiriya amandazi yacu araryoshye harimo ay'ijana n'aya senkari tunyikira ayijana ngo upfunyikire kuyijana urashaka ngahe kiriya tunyikira abiri sana amafaranga karabikira wagiye koma amafaranga ashaka sawa none nabahamye ngaye ate nkwereke kandi mabere ntibambone gusa yewe rirakora umuti kabisa kandi ngende ndimuhe nawe yanywaye uyu mugore kandi ngende mwereke aya mite mbika imari yanjye ariko ziko ari byo kandi ngende manope yewe urye uhage ndayarya amafaranga nuyabona ubundi bitanu ni nk'aho wowe nayazanye sana sa mazi kuntu biryoshye yego kuntu biryoshye karindazi se cyararyoshye pe amara ndaguha nawe ewa none se mwamugiye kugura amandazi noneho nanjye mugiye kuba yego koko twagiye noneho sasa akira fata sheri ewanu uziko uyu munsi ndazi ko riryoshye uyaguze man uyu munsi twawishe ewanu uyaguze hano hirya arahari hose nta kabutike koroheje ndaje nanjye ngiye bitanu nawe guhese ntago umuhungu ngo nime umukobwa yego ko banza nawe urye dore cyane sha